nawe waba umutagatifu. Erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimu wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigezwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubase urugo. Kristo Yesu akuzwe bavandimwe. Nk'uko rero nawe babusezeranyije igihe tuganira bwa mbere kuri mutagatifu Mama Faustina, nifuje ko yanatujyana mu kanyamakuru ke aho avuga kuri purgatori ndetse n'umuriro utazima. Uyu munsi nagira ngo twibande kuri purgatori, tunazirikana n'ubundi abacu bose bashobora kuba bakirimo, kuko ntabwo tuzi ikiba iyo umuntu amaze kuva mu mubiri. Niba koko aba yisukuye ku buryo ahita abona Imana ako kanya mu butungane bwayo, mu butagatifu bwayo, yizerana n'icyaha n'umwanda n'uwo ari wo wose, cyangwa se niba Imana mu mpuhwe zayo iduha umwanya wo kongera kwisukura mu rukumbuzi rwinshi tuba tugomba kugira ngo tuyibone tubitewe n'urukundo rutabitewe n'ibyiza cyangwa se ibi twaba twarakoze, ahubwo tubiterwe cyane cyane no kuyishakashaka n'umutima wose. Muri purgatori rero ni ahantu ho gushakashaka Imana ku rugero twananiwe kuyishakashakamo ku isi. Ni ahantu h'isukuriro, ibyaha byagiye biducika bitatujyana mu rupfu, cyangwa se ibyaha twababariwe ariko ntitwiyeze ku buryo buboneye. Ibyo twita indulgensiya zishyitse nicyo zishinzwe, ni ukongera zikadusukura ingaruka z'ibyaha tuba twarakoze. Rero reka turebe icyo Mama Faustina avuga kuri purgatori. Yanditse mu kanyamakuru ke nimero ya 20 yuko yagiye kubona marayika murinzi we araje ati nkurikira. Baragenda nko mu kanya nk'ako guhumbya yibona ngo bari ahantu hameze nk'ari umwotsi mwinshi ndetse n'ibirimi by'umuriro, harimo roho zitagira ingano zirimo zibabarizwamo muri ubwo bubabare. Hanyuma ngo yihutiye kuzibaza ngo ese ikibabaje kurusha ibindi mubabare mufite ni ikihe? Ngo bose bahuriza kumubwira ngo twese ikintu kitubabaje kurusha ibindi ni urukumbuzi dufitiye Imana. Turashaka cyane kubona Imana, dufite inyota yo kubona Imana. Iyo nyota rero, iyo igurumana, niyo isukura izo roho, bigatuma bifuza rwose kuyirangamira byuzuye, bakazagera mu ihirwe ry'ijuru ari uko kuko babikwiriye. Mama Faustina akomeza agira ati ziba zivuga amasengesho, ziba zisenga zisingiza Imana, ariko amasengesho yazo ntacyo ashobora kuzimarira. Aho bari ku isi nibo bonyine bashobora kuzisabira zikagira icyo zironka. Amasengesho y'abari ku isi niyo afasha abari mu purgatori. Abari mu purgatori icyo amasengesho akora ni uko kwatsa icyo kibatsi cy'urukundo rubarimo rubashakashaka Imana, ariko ntabwo ibibura ku buryo bw'ubutagatifuzwe bagombye ko barashyikiriye babihabwa n'amasengesho yabo, ahubwo n'abari ku isi ibikorwa by'urukundo, amasengesho, misa, n'ibindi bikorwa bitandukanye bituronkera indulgensiya, mvuga ngo imbabazi z'Imana zikuraho ingaruka z'ibyaha. Ibyo nibyo bigira akamaro kuri roho zo mu purgatori. Mama Faustina rero akomeza avuga ati nabonye Bikira Mariya asura roho zo mu purgatori, ngo bamwita inyenyeri yo ku nyanja. Iyo ahageze bumva bahumurijwe, bumva bongeye kugira umutima urimo ihumure, kandi bakoroherwa n'ububabare baba barimo. Nuko marayika murinzi we rero ngo yamuhaye ikimenyetso cy'uko bagomba kuva aho hantu, nta birimi by'umuriro byeze bimukoraho. Nuko rero bahavuye yumva ijwi rimubwira nk'aho ari ry'Imana riti impuhwe zanjye ntabwo ari cyo zishaka, ntabwo zishimiye buriya bubabare, ariko ubutabera bwanjye burabitegeka. Ni ngombwa ko rero abantu babona Imana ari uko bisukuye rwose.
muvandimwe nagira nkubwire ko abari mu purgatori niba utanayemeraga ahari wenda nawe uzayemera wayigezemo, tugirirwe ubwo buntu, kuko impuhwe z'Imana ziduha purgatori atari uko tubikwiriye, ahubwo tuba dukwiye igihano cy'iteka. Impuhwe z'Imana zo zashyizeho iryo sukuriro. Ubundi twagombye kuba dutunganye binyuze Imana ku buryo twagahise tuyibona. Ubutabera bwayo, ubutungane bwayo ntabwo tubukwiye, ntabwo dukwiye kuba, ntabwo dutunganye ku buryo twaba dukwiye gusa tubona Imana mu gihe twaba tuvuye mu mubiri. Ababigeraho ni bakeya. Impuhwe z'Imana rero zageneye aho hantu kugira ngo twebwe abanyabyaha dusukurwe n'impuhwe zayo, tubashe kuyibona imbona nkubone. Nagira ngo muri aka kanya dufate akanya tuzirikane abari mu isukuriro. Dushobora kubazirikana dukoresheje ububabare bwa Yezu. Hari amasengesho atandukanye dushobora kwifashisha, cyane cyane tuzirikana inzira y'umusaraba ya Yezu, ibyoya by'amaraso yabize muri Getsemani, amaraso yavuye bamukubita, igihe yari yikoreye umusaraba, igihe bamushimangiraga imigera, n'igihe yari Karuvariyo adupfira ku musaraba. Buri wese ari umutima we namushishikariza kuvuga iryo sengesho, asabira roho zo mu purgatori, azirikana buri ntera y'amaraso matagatifu ya Yezu n'ububabare bwose yagize, abiturira roho zo mu purgatori. Hasingizwe Imana, abamarayika n'abatagatifu bayo.